Yego tubahaye ikaze n'ubundi aho dukunze kubana buri gihe n'abandi inshuti zacu bakomeje gukurikirana cyangwa gukurikira ikiganiro cyacu. Twongeye kubaha ikaze ngo mubane natwe, turabishimira, turabakunda, turabazirikana kandi ndazi kuko ari ikiganiro cy'umugisha. Kubana namwe ni umugisha kuri twebwe n'ubundi. Tugiye kuvuga ku gice cya kabiri kuko twabivuze bushize tuvuga ku moko ane y'abana, kuko Bibiliya ibivuga. Bibiliya ni nini, Bibiliya ifite ingero nyinshi cyangwa inyigisho nyinshi z'uburyo bwinshi zijanye n'imyitwarire yacu, nuko tugomba kumera, n'ishusho zacu uko Bibiliya ituvugaho. Muri iki gice rero twasomye mu butumwa kuko bwanditswe na Luka ibice 15 n'umurongo wa 11 kugeza kuri 12. Twarebye urugero rw'umwana w'ikirara, biza kuduha ishusho y'amoko ane y'abana. Twabonye umwana, igice cya mbere kivuga ku mwana w'ikirara. Ubu rero tukaba tugiye kureba ku gice cya kabiri kivuga ku mwana w'imfura. Tidusubira mu byo inyigisho mu gice cya mbere kirahari. Twarebye ibiranga umwana w'ikirara, twahasanze amagambo agera kuri 5 tutayasubiyemo cyane, ariko turasanga n'ubundi icya mbere kiranga umwana w'ikirara muri ayo magambo 5. Irya mbere bazahunga se, agahunga n'umurugo rwa se. Icya kabiri abashaka nanone kuba kure y'iwabo, ashaka kuba kure y'iwabo. Icya gatatu yangiza amahirwe ye y'ubuzima bwe, cyangwa yangiza amahirwe y'ubuzima bwe. Icya kane azamenya amakosa ye. Icya gatanu ababazwa n'igihombo cy'ibintu yashoboye kwangiza. Rero igice cya kabiri tugiye kujamo kurebera hamwe ni ibiranga umwana w'imfura. Ibiranga umwana w'imfura, reka tubanze turebe icyanditswe dusome. Ni muri ubwo butumwa bwa Luka, ni bice 15, ariko duhere ku murongo wa 25. Turebe ko Bibiliya ivuga ku mwana w'imfura, tuja kureba n'ibimuranga. Bibiliya iravuga gutya ngo, ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva bacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, uwo ni wa mwana w'imfura. Ararakara yanga kwinjira, ni ukuvuga ko yanga kwinjira mu rugo. Nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati, ko maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Maze umwana we
maze uyu mwana we yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushe. Nawe aramubwira ati mwana wanje. Uwo ni se yamusubije, aramusubiza ati mwana wanje, turabana iteka. Imana ishimwe. Ako kantu ariko ducaho umurongo. Mwana wanje, turabana iteka, kandi ibizanje zose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye, none arazutse. Yari yarazimiye, none dore arabonetse. Imana n'ayo magambo rero, tudatinze cyane muri iki gice cya kabiri kivuga ku mwana w'imfura, nk'uko biri tubwiye kuko umunsi uyu mwana w'ikirara atahuka, yasanze uyu mwana mukuru wiwe wari mwana w'imfura yahinze ari mu murima, ngo ahingutse tashe ngo ageze ku irembo, ngo asanga yumva urusaku rw'abaririmba n'ababyina n'abishima. Hanyuma ahamagara umukozi, umugaragu, aramubaza ati ese ni iki ayo majwi numva mu rugo y'ibyishimo bihari bisa nk'ibirori, ni iki cyabaye? Umugaragu aramubwira ati murumuna wawe yatashe, wa wundi warazimiye, wari warabuse, none yaje. Amaze kuhagera, iso aramubagira ikimasa kibyibushe, ndetse niyo mpamvu duhe twishima, habaye ibirori kuko murumuna wawe yatashe. Uwo mwana w'imfura ngo arababara, yanga kwinjira mu rugo. Ise araza aramwinginga, amaze kumwinginga aramubwira ati mwana wanje, ibyo zikubabaza, kuko ibyo mfite byose ni ibyawe. Ariko kandi umwana yari amaze kumubwira ati ese data, kubera iki njyewe twabanye iminsi yose ntabwo wigeze umbagira na gisekuru, none uyu mwana wagiye akamara ibyawe akabirangiza akabimara iriya abyica nabi mu by'ubugoryi, none amaze kubimara araje, niwe ubagiye urishimira neza uramubagiye. Njyewe twabanye utari wambagira n'agasekurume na kamwe. Biramubabaza, ariko ise yamubwiye amagambo meza, umwana w'imfura azayumva. Imana iduha umugisha. Nico cigisho cyane cyane kiri muri iri somo, nuko yumvishije izose yamubwiye. Aramubwira ati mwana waje, izo mfite wibaba, uyu nguyu nyine we yaragiye, yari yarapfuye, yari yarazimiye, none araje. Twabura kwishima, nawe wowe wagumye mu rugo. Izo mfite zose ni ibyawe, izo mfite zose ni ibyawe, none kuko uhora mu ifete ya buri munsi, kuko ibi byose ntabwo ntacyo wigeze ubibura. Bishaka kuvuga kuko umwana w'imfura ngo aba mu rugo rwa se igihe cyose, kandi ikindi kiri muri iri somo azayumva icyose amubwiye. Ntameze nk'uriya mwana w'ikirara, iwe yumvishe se ibyo amubwiye kandi aranyurwa. Reka tuvuge aya magambo akurikira, amagambo agera kuri 5 ari mu biranga umwana w'imfura. Icambere, agumana na se mu rugo, ntazava mu rugo. Umwana w'imfura ahora mu rugo, kuko uyu mwana we atigeze ava kwa se. Mu gihe se amushaka akamubona, amubwira ati ja guhinga akaja guhinga, amubwira ati ja kuragira akaja kuragira, kuko ahorana na se. Umwana w'imfura aguma mu rugo rwa se.
ijambo rya kabiri, ntiyigera akora ibyaha bikomeye. Uwo ni umwana w'imfura, ntaza akora ibyaha bikomeye. Ijambo rya gatatu, ntaje ava mu nzira itunganye. Imana ishimwe. Ntabwo azava mu nzira itunganye, ahora mu nzira itunganye. Ijambo rya kane, ntabaho mu buzima bunezeza no kwaya. Ntaza ahora mu buzima bunezeza no kwaya. Ni ukuvuga ko kwaya no kwica nabi. Uko kwase byaba bimeze kose anyurwa nabyo kuko ari kwase. Ijambo rya gatanu, agira inyungu, agira imyumvire yuko ari umukiranutsi. Agira imyumvire yuko ari umukiranutsi. Imana ishimwe. Ibyo nibyo biranga umwana w'imfura. Azaguma mu rugo kwa se, kandi ntazakora amakosa. Ibyaha bikomeye ntazabijamo, nka wa wundi w'ikirara. Ngo ntaje ava mu nzira itunganye, ahora mu nzira itunganye kuko azayumva itegeko cyangwa amabwiriza y'umubyeyi. Ibyo nibyo bimuranga. Ngo ntabaho nanone mu buzima bunezeza. Buriya abakozi bazahora bishimira ubuzima bunejeje gusa, bihorera mu ngendo. Ariko umwana w'imfura, nubwo kwa se bakena, kuko ni kwa se, atazayumva yavayo, azahora mu rugo kwa se. Imana ishimwe. Tumenye abana abo turi, ko turi abana b'Imana. Kandi ngo agira imyumvire myiza kuko ari umukiranutsi. Niyo myumvire imuranga. Yote bavandimwe, ubu ni ubwoko bwa kabiri bw'umwana. Turi abana b'Imana. Ese muri iki cyigisho cy'igice cya kabiri wumva uruhe mwana? Imana idufashe. Imana twakire ijambo ryayo, tumenye kuryigeraho, kuko natwe turi abana b'Imana, dusabwa kuba mu rugo kwa Data ibihe byose. Ngaho twakira ijambo ry'Imana, tuzongera ku gice cya gatatu. Imana dufashe kandi duhumugisha kubumvishe bose. Murakoze, nimwakira ijambo ry'Imana.